Umugabo wanjye amaze kunca inyuma, nari nzi ko tugiye kubiganiraho cyangwa se akantuka, nubwo ngira n'ikintu kimwe niteguye kumva, ariko basi niteguye nanone kumva. Yavuye guherekeza Sandra bari bamaze kuncaho inyuma, yinjira mu nzu, akomeza mu cyumba, atavuga, mbese mu by'ukuri numvaga ntashaka kumuvugisha, numvaga noneho nakujyana nasubira kurira, ariko mbwira mu mutima ngo tuzi ukomere, ibihe bibi bihoraho kandi ni byiza bihoraho. Ukiri mu isi ibyo ni ibintu bibiri utazigera ubura, ukiri mu isi ni ibintu utazatandukana nabyo. Amasaha yarageze, twari twiriwe ubwo ngubwo ntawe uvugisha undi, guteka bwo byaba ngombwa ko ntumiza ibyo guteka, barabizana bijya ku meza bibura ababirya. Amasaha rero uko agenda akura niko nashatse kuryama, njya kuryama, ariko nk'umugore wari ufite umutima ukomeretse, numvaga naryama nanjye nk'umugabo, kandi nuko ndari umugabo, byari ibyiyumviro byanjye, kandi koko ni nako nabigenje. Kubw'amahirwe cyakora nawe ntabwo yigeze akenera kumubera umugore muri iryo joro, ababizi muraza kubisobanukirwa. Bwarakeye nirwa mu rugo tutavugana, gusa akajya acishamo akajya kuri telefone, ndetse nkumva yavuze ngo njye na madamu tumeze neza, akabwira no kubana kuri telefone ko mugo nta kibazo gihari, nyamara bwo arimo arashya. Nahisemo rero haciyemo nk'iminsi 3 kujya ku isoko, numva nyine ahantu hari abantu benshi, nyine moving nyinshi cyane. Nkinjira muri boutique nagiye guhahiramo, mpita nkwitana na Sandra aramubera, ambwira ati oh wow, nari ngukumbuye, umbabarire niba giye gufata nimero zawe. We yumvaga ko ndi mushiki wa James, she doesn't know ko nari umugore we. Abantu baratunguye rero ko nanzanye na Sandra, ariko Sandra amaze gusohoka nyiri duka arambaje ati uyu mukobwa muziranye he? Ndangane tuzanye ahantu ariko bidakomeye cyane, bose uramuzi? Nyiri duka yarambwiye ati uyu mukobwa akora mu kabari ka yari hirya, aricuruza, umubonye wese apfa kuba afite amafaranga, abe menshi abe make, ariko abara aramujyana. Nahise nsezera, ubwo ibyo nagiye gushaka mu isoko nahise mbireka ndataha, ariko byanga byakora numvishe ko mu buryo bwo kurinda umugabo wanjye ari uko nagerageza nibura nkaba inshuti na Sandra, nkamenya Sandra bundi ashoboye iki, afite iki. Mu by'ukuri numvaga ko wenda ashaka kuba yamoye ko inshingano za hara hirya zituzura, hari ibyo ntashoboye, hari ibyo natekerezaga ibintu byinshi, cyangwa se ngatekereza ko twashakanye ahubutse. Natekerezaga ibintu byinshi, natekerezaga ibintu bituma mbese naruvamo, nkiruka nkagenda nkaruhunga, nkaruvamo, mbese njye nishakiraga ibisubizo ku muntu utavuze, ariko usange singira icyo mvuga. Iminsi y'ikiruhuko yarageze, naratse nsubira mu kazi, ariko nageze mu kazi nsanga bosi yambwiye ngo nagashaka gutongana, yanditse urupapuro rwa ngo sinshaka gutongana n'umugabo wawe, dupfa ko mukoresha akazi kenshi, guhera uyu munsi jya ukora akazi gakeya. Naratunguwe nose, akazi kenshi nkora nakaye. Mu by'ukuri nta muntu wakoraga ibishoboka byose nkatanga umugabo mu rugo, ndetse ko namutangaga kuhava nanjye. Ntabwo nasobanukiwe ibyangombwa ko njya kubaza bosi wanjye, bosi arambwira ati nta kindi mugabo yambwiye ko kumvunisha cyane ibyamaga unaniwe, bityo rero ashaka kukubuza gukora akazi rero, kuko nari nkukeneye. Namubwiye ko ngiye gukoresha akazi gakeya,
ukajya ugera mu maguta ananiwe. Namaje yigeze avuga ku kintu cy'amasaha ntahera cyangwa ngera mu kazi, boss arambwira ati oya ngo si ibyo ngibyo, ngo yavuze ko uba unaniwe gusa. Mbona ntacyo kubikora mfite ate guceceka. Boss sinabimubwira, sinajya undi muntu wese mbibwira. Uwo mugoroba naratashye nyura kuri ka kabari. Akabari nkagezeho njya kuvugisha kuri comptoir mvuga ko nshaka kumenya twa Sandra. Bambwira ko mutegereza isaha imwe, ndamutegereza Sandra aje. Namujyanye ku ruhande gato ndamubwira nti Sandra, nje nshaka kukubwira ariko mbabaje tukiganiraho twitonze. Aranga ati nta kibazo. Ndabaze ukora hanga, aranga ati ngiye gunkora hano. Ati ndetse ni umusaza wanshakiyemo akazi mo hano. Ati nta kazi nari mfite, acakira akazi mwanga akigenda ko agantu aciriritse. Ndagaye ibyo nta kibazo niba ari proud yabyo. Niko kumubaza nese ko umusaza wanjye mukunda cyane, umusaza wanjye ariwe mfite hano mu isi wenyine. Iyo mugiye gukora imibonano mpuzabitsina mujya mwirinda. Sandra ati reka nuko twaba twirinda ibiki, ati ntabwo dushobora gukora iryo gusa, twe turizerana na turaziranye. Ndabaza murizerana bihagije ku buryo utaca kwane cyangwa nawaca ku ruhande. Ati ya nubwo byaba ashaka kunyana kwa nanga n'ikiza nuko wajya bipima kenshi wabona hajemo ikibazo, kuko ntabwo nazakubabarira byagwana ko kandi nawe akubabarira uramutse ugize ndwara umwanduza. Sandra yabinyemereye ariko atekereza ko ari urukundo mufite, ntabwo arazi ko ndimo ndarinda ahubwo ibyari ibyanjye, ibyahoze ari ibyanjye. Umunsi naratashye rero nageze mu rugo nsanga Sandra amaze kumubwira ko twavuganye, ariko ndetse yamubwiye ko nibyo twavuganye niko kumbwira ngo nindeke kuminjira muri business yarakaye. Nakubwira ko uyu mugabo tubana mu nzu ari we James. Twakundanye imyaka 2 mbere ko tubana. Twagendanye ahantu henshi cyane, aho tubaniye nayeje kumubona mu marangamutima ye, nenzi ko atabasha kwicushisha. Icyo ni ikintu nkubwiye, nenzi ko imbaraga zo kwicushisha nazo ntazo afite. Rero namubwiye nti ntabwo ndi kukwinjira muri business, ahubwo ndimo ndagerageza kukurinda. Yarambwiye ngo urandinda uranshinzwe. Iryo jambo ryagiye kurangira urushyi rwangezeho. Nanjye gukwitwa rero ntabwo byari ibintu byanjye. Gukwitwa ntabwo byari naniteguye. Gukwitwa ntabwo nabitekereza ngo numve ko nanjye byambaho. Yankubise urushyi mu mateka. Ikintu nigeze mubona ku bandi, ikintu nigeze mubona mu yandi masosiyete, nakimanye kuri sosiyete yanjye, kuri sosiyete ariyo njyewe. Ankubita urushyi ndangije ndavuga nti ibintu biri too much. Namubwiye ijambo rimwe, namubwiye nti okay James, ubu it's your time. Ngaho ugenda ukora icyo ushaka cyose, ahari igihe nikigera uzongera witwe James wa kera nzi. Iki gihe nicyo nahise nkora, nahise njya mu cyumba nkuramo imyenda yanjye kubera urushyi. Na Sandra byabaye mu minsi ishize, navanguye imyenda mike yanjye indi nyisigamo. Njya ku cyumba cy'abashyitsi, mfata imfunguzo zose zafunguraga aho hantu, nanjye ndikingirana mwaho ngaho, nkajya ninjiramo nkongera ngasohoka. Mbese James ari nubwo twamaraga iminsi tutarahura. Guteka nanjye nabihagaritse, sinzi niba ngo ari kosa nakozemo. Nanjye mpagarika ibintu byinshi cyane, ariko nanjye ndaceceka, ngwana urugamba rwo kurwana ntavuga, nta muntu mbibwiye. Ibyo nabyo twabibayemo nk'ibyumweru 2 tubayeho ubwo buzima. Nibwo ya nshuti yiwe bigeze kuzana bwa mbere, igatwara n'imodoka yiwe yayigaruye, asanga ninjye njyenyine uhari ari ku cyumweru, ntabwo njye nagiye mu kazi. Ampa imodoka ariko ngira amatsiko yo kumazana, ariko reka nkubaze
bite byawe na James ko nabonye muri inshuti cyane ukaba utadusura cyane. Niko kumbwira ati njyewe rero James turi inshuti cyane ariko ntabwo nabonetse kuza mu bukwe bwa nari ndi hanze, ndetse ejo bundi mbona nta n'igihe nari maze mu Rwanda y'iminsi 3 niyo mpamvu namusuye. Narabaza se hari ibintu yigeze akubwira byo ku rugo rwe mu biganire, haranga ati niyo yagejeje kubimubaza ngo ngire inama ahita ambwira ngo nzashake nzabona, ati ntacyo abimbwiraho. Ndavuga ni okay, nawe yabigize ibanga, ubwo reka koko bibibaga bizikemure. James rero hakimara kumenya ko inshuti ye yagarutse nta kindi cyakurikiyeho, yajya kuyisura inshuro nyinshi cyane nkamenya ko ariho yagiye, ako kuva yari umuhungu byo ntacyo byari bitwaye, ahubwo uwo muhungu nawe yari umutinganyi. Yakundaga abo bahuje igitsina. Ibyo byo naje kubimenya rero ari uko nyuma yaho Sandra niwe binyibwira ngo ati shiri wanjye sinkimubona, sinzi niba nawe umubona, kuko Sandra aho nabaga arahazi yaje kunyirebera ati ahora ku nshuti yiwe yitwa gutya na gutya, ati kandi iyo nshuti yiwe ni umutinganyi. Ibyo byarandenze, ndavuga noneho ahangaha nindamuka amenya ukuri birandushya. Rero hari igihe kumenya ukuri bitubabaza, none tugashaka kumenya ukuri kwinshi tubizi ko biratubabaza. Uko kuri ko nabaye nkwihisheho, bwira Sandra nanga nti oya ntago ari umutinganyi umuhungu, ahubwo buriya bafite ibintu byo gupanga cyane ko umuntu adakunze kuba mu gihugu. Sandra ashaka winyemeze nanga nabo rero niba ari ibyo ushaka ko yarakwanze, genda wibakaho n'umutima wawe wumva utuje. Ubugabo wanjye uko amenyeye n'uri kwara mu cyumba cye, twatumaze iminsi ara mu cyumba cye n'indara mu cyanjye. Umunsi umwe araje asanga ndi muri icyo cyumba ndi kugikorera amasuku, nakoraga amasuku nkakora ibiki byose, ndetse handi narekire nawe nge naratangiye no kujya nteka ko nkateka ntabirye. Iyo minsi yose yimaze atarya mu rugo. Rimwe araza umuhungu, ntabwo baba bari kumwe gusa niho yaravuye, yicara aho ngaho mu cyumba, ahava ameze nk'umuntu ugiye muri dushe. Umuhungu aramuhamagara, bananditseho ngo my love. Njye numva niba ni nka Sandra, numva ni nk'undi muntu, nditaba numva no muhungu aramubwira ngo wageze mu rugo. Ndaceceka bwumva telefone. Rero nahise ntungurwa kuba handitseho my love, ibi ni ibiki. Ngenda ngiye muri dushe ngiye kumubaza, kuko urumva ni umugabo wanjye, kumusanga muri dushe ntacyo byari bitwaye. Ariko nkigera muri dushe yahise akubitwa n'inkuba, amera nk'umuntu ari nka mama we winjiye, cyangwa se ari nka mushiki we cyangwa se undi muntu wo ku ruhande winjiye, wamuherukaga ari umwana mutoya, adashaka amubona yarakuze, adashaka amubona muri iyo myaka. Yagize isoni ndabibona, niko kumubwira ngo usigaye winjira hano udakomanze, sinzi umuntu wagwaye uburenganzira bwo kwinjira muri iyi nzu uko wiboneye. Koko nk'umutari wakomanze, koko niba twari dufitanye byanyemeraga gukomanga, ariko nanone impamvu yari itumye njya yoyo ntabwo ari yo gukomanga. Icyo cyarandenze kumva ko ari gukubana n'umutinganyi. Aha nawe watabimvisha ko kuko yari yabaye n'umutinganyi. Ndavuga ni oya, ibintu biri hejuru cyane. Nashatse umuntu wambaga ndamubura, nshaka muri telefone ho, none numvaga nabivuga. Icyo nakoze nanjye naragiye ngura inzoga nyinshi cyane, nyinshi kuko nyinshi zishoboka, zizana mu cyumba cy'abashyitsi aho nari nariyemeje kujya ndara kugeza ibyo bintu bikemutse. Narazinyweye meze nk'umuntu uri kuziyahuraho. Bwari ubwa mbere nari nyweye inzoga mu buzima, ariko narazinyweye koko. Narazinyweye hahandi nasinze nkajya mvuga ndi njyenyine mu cyumba, ndasakuza, mvuga inkuru zose, mvuga ukuntu byatangiye, mvuga ukuntu ntazi amakosa mfite, mvuga mbese buri kimwe cyose, mbwira igikuta ni kubwira
ajya ambwira igikuta ngo wagikuta we, wowe ubika amabanga, iri banga uzaribike nibikunanira uzahirime uhimane naryo. We rero yari arimo arabyumva ko ntacyo kubikoraho nafite kuko nari namaze kwikingirana kandi njyewe ufite imfunguzo z'icyo cyumba. Rero aho inzoga zansize zahari aho ngaho, nakangutse nisanga ndi muri kondisiyo itari nziza. Nakangutse njya kwa muganga. Umuganga niwe wambwira ati reka tuganire impamvu wanyweye kuri izi nzoga. Impamvu wanyweye inzoga zingana gutya, buriya nuramuka ubuza umuntu ubwira ibyawe, nuramuka ubuza umuntu byoroshye ko yakubikira ibanga, uzegera umuganga. Umuganga aragufasha kandi umuganga niwe nshuti yonyine ushobora kugira kuko niyo muba muziranye. Abaganga turakizera ko batubikira amabanga yacu ku kazi keza bakora barakoze. Umuganga zimaze kunshiramo, bamaze kuntera imiti, amaserumu, nibwo yanganirije ndabimubwira byose, mubwira ibyo ari byo. Niko kumbwira ati rero ushaka gutekereza ko ari wowe ukeneye kwitabwaho atari ko n'umugabo wawe ukeneye kwitabwaho. Ati ntabwo ari wowe. Nanga ni muganga nanjye bigeze bimaze kunshanga rwose. Muganga niko kumbwira ati oya, wowe ntabwo biragucaho kuko umugabo we byaramucanze, yari yibagiwe, akeneye undi muntu umwibutsa uwo ari we, akeneye undi muntu wa hafi umwibutsa uwo ari we, ati kandi uwo muntu ni wowe. Nabaje muganga ndamaza muga, urabizeza ko umuntu atangiye kugenda mu butinganyi nzongera nkamugarura? Niko kumbwira ati yego birashoboka, ati kuko n'undi yagiyemo yari umuntu usanzwe, ati ntabwo amenye impamvu yagiyemo. Ndangije naratashye, yarabizwe ko ngiye kwa muganga kuko namagaye imodoka iza kumfata aho ngaho, abona ko ntameze neza, kugenda nsohoka hanze. Ngeze mu rugo rero niko kureba abona mfite imiti. Sinzi hano yakuye umutima, arambaza ngo uworohewe. Numvishe bintunguye, numva mbese muri njyewe sinzi ukuntu mbaye. Niko kumubwira nti gakeya, ariko koko nari numvaga ari mahirwe hari mfatiranye, mpita mbaza nayo ko se tuganire. Arambwira ati ikibazo cy'abagore rero, iyo umuntu abahaye akantu gato muhita mufata ibinini. Ko nkwaje ngo worohewe wumvishe ko wise uhinduka umuntu wadanje imbere yanjye. Iki rero nibwo asa nyirura arambwiza uko, arambwira ati ubu rero mbangiye kukubwiza ukuri, kuva ubu ngubu sinkitwa umugabo wawe, ubu ndi umugore wa Bernard. Musubirishamo nawe nti ye, uvuze ngo mu by'uko ibyo ndari mbiziho, ariko numvaga ari ibintu n'undi kubibwirwa nawe ngo ndi umugore ari umugabo, numvaga bikungora kubikurura. Nawe ni ye, uvuze ngo niho bati ndi umugore wa Bernard, turi mu rukundo ndetse tuzajya no mu bihugu byo hanze badusezeranye, atako ndashaka gatanya hagati yanjye nawe kugira ngo bazemere ko dusezeranye. Bernard yari inshuti yiwe, yarabinyemereye. Ndamubwira nti oya ntabwo bishoboka. Arambwira ati ndaza kuguha amafoto kuri WhatsApp, baza kumbwira nibaza kwemera divorce. Nabuze ikintu nkora, ariko ntabwo nkwiye kwiyahura none ku nzoga. Ndanga nti okay sawa nta kibazo ndagushyigikiye. Niko nese mubwira, ntabwo nari nzi ko iryo jambo ari ijambo ryiza mu buzima bwe yumvishe. Namubwiye nti sawa ndagushyigikiye. Nawe aratungura arambaza ngo ye urangiye gute, ko nenzi kugiye kuvuza induruka bwejagura nk'uburyo ari bwejagura. Ndanga nti oya ndagushyigikiye, iyo ukunda umuntu umushyigikira mu bintu byose arimo, kabone nubwo byaba bitagushimisha kwa mushyigikira. Aha rero nibwo nase ntekereza kabiri, ndavuga ni wa mugani muganga yavugishije ukuri, uyu muntu arankeneye, ntabwo ngiye ukeneye umuganga. Yagiye kujya kuryama rero, ndamubwira nti se nta kuntu wavugisha Bernard akaza akakuraza, niyo ntacyo bigutwaye, ahubwo ajya ambaza ngo uranyemereye. Wibuke ndi umugore muri urwo rugo uri guhamagara umugabo
kuza kuryama n'umugabo wanjye, ndahari. Yewe hari n'indaya byagoranye byanze. Yahamagaye Bernard yishimye, tumva rero madamu yanyemereye ko waza noneho. Sinzi ikiganiro bajyanye kugira ngo Bernard yemere kuryama n'umuntu ufite umugore. Sinzi ikiganiro yageze kugira ngo yemere guhindura ibyo bitekerezo. Bernard yaraje aransuhuza ati none se tukaba tuzi ko uzatwica nubimenye. Ndavuga nti oya nta mpamvu. Ariko ako kanya mitambaza Bernard, ndabaza Bernard, ibi bintu mwabitangiye ryari? Bernard arambwira ati honestly twabitangiye kera, twabikoze tukiri abana, tubikoreshejwe n'abanyamahanga. Ntabwo nimvuga abanyamahanga ntabwo abantu baturuka mu kindi gihugu, ahubwo ni abantu batizeraga ibintu bimwe. Icyo gihe rero twarabiretse kubera imyizerere yacu, ahubwo dukuze tubitekerezaho dusanga twabyongera, tubikoze twumva ni byiza. Ati tubabarire ko twaje kukuvangira nawe. Ati twabitekereje hari uko umubana. Ati nawe yabimenya mutarabana ntabwo ari kwemera kubana nawe, kuko birenze kuba umugore. Ati we ku ruhande rw'umugore arenze ko nawe ufata undi mugore. Ati nanjye ku ruhande rw'umugabo birenze ko nawe yahinduka umugabo. Ndamubwira nti okay nta kibazo. Gusa Bernard yaribonaga ko mbabaye, ariko we yari kuvugisha ukuri, nta ndi mahitamo yari ahari. Ako kanya rero nagize ibintu bibiri, nagize amatsiko ngira n'ubwoba. Ingero bihamagariye Bernard mu rugo, ariko nkagira amatsiko y'uburyo biriya bintu bikorwamo. Ntucikwe igice cya 3.